Hello my people, abantu mwese mwakoze subscribe kuri Pacu TV show, ndabasuhuje cyane. Uyu munsi rero mfasha akanya kugira ngo mbabwire ko twatumaze iminsi tutari gukora, nako bitewe n'impamvu tuzabasobanurira kuri YouTube channel ya Pacu TV show. Muri akanya ariko hari abantu benshi bagiye bambaza utubazo twinshi dutandukanye, ati ukora kaye kazi, ubayeho gute? Ibyinshi twarabivuze kuri Pacu TV, sibyo? Niba utarabibonye, utazi ko nageze muri Amerika, utazi kuntu ubuzima bwo muri Amerika byitwaye, bya kuri Pacu TV show maze rero wirebere ibintu byose. Aha rero nje kubabwira akazi nkora nkuko bamwe babizi, nkora truck driving, gutwara amatraka. Niko kazi nkora ka buri munsi. Hari abantu benshi bavuga ati biba bimeze bite, bigenda bite. Usibye umunsi uzakurikiraho nzongera gushaka video ndi kubereka uburyo ki aba truck driver bajya gufata imizigo, uburyo ki truck driver baparika iyo bibagezaho gutanga umuzigo, ibintu nk'ibyo ngibyo, kugira ngo niba uri muri Afrika uteganya kuza hano muri Amerika, kugira none niba uri muri Amerika ukabuteganya kujya muri trucking industry, umenye ngo aho bipfira aho bikirira. Gusa niba uri umusore, ikintu kimwe nakubwira, uzajya muri trucking industry. Ubwo wese turabizi ko company ushobora kuba muri company uyu munsi, ejo akaza kubyanga akazi kahagaze, ukahura n'utundi dusababu runaka, ariko iyo wagiye muri trucking industry, nshuti zanjye, njye mabonera ibintu byinshi byiza. Niyo mpamvu nawe nakoriyanta ukazajya muri trucking industry. Niko kazi ku muntu wese w'umusore nakwifuza kubwira ikintu cyamuteza imbere cyangwa se cyatuma yiteza imbere ku giti cye. Trucking industry iza mu bintu bya mbere, kuko impamvu iza mu bintu bya mbere, ntabwo navuga ngo biroroshe kuyiga, ariko biranoroshe kuyiga. Ni ibintu bitagufata igihe kinini, ukwezi kumwe uba warangije kubona CDL license A, waba umaze kubona license y'amatruck. Uri kubyumva, ni ibintu bitagoye. Hari abashobora kujya muri kaminuza, ashobora kujya kwiga andi makosa, ashobora gutwara umwaka, ashobora gutwara amezi 6, ariko muri trucking industry upfa kubuzi gutwara imodoka neza, ufite ibyangombwa bikwemerera gukora muri Amerika. Ukwezi kumwe warangije kubona CDL class A license. Icyo gihe uba wemerewe gutwara truck muri Amerika. Rero nahawe kugira ngo ukorera amafaranga.